Wow, ubundi baca umugani mu kinyarwanda ngo wigisha intore guhamiriza ikakurusha umudiho, cyangwa se useka neza aseka nyuma. Nyuma y'uko Bruce Melody agaragaye mu biganiro byinshi atebya kuri ko bita The Ben, nkaho yavuze ngo The Ben ntago ari umuntu uzi gukora, ngo ntagabanya imikino ajya akora akazi. Noneho The Ben ahangaha yamanukanye icyo bita bato ya danje iteye ubwoba ku rwego mpuzamahanga, nkaho yavuze ngo ndamutse ngiye mpagaritse umuziki aka kanya, Bruce Melody byamusaba gukora imyaka 10 kugira ngo agire ibihembo nk'ibyo mfite. Gusa ntibyarangiye aho ngaho, kuko muri press conference bari gutegura igitaramo kizaba ku itariki ya mbere z'ukwa mbere The Groove, Bruce Melody yavuze ko azasohora indirimbo bitarengeje iminsi 3 bita Munyakazi. Gusa iyo ndirimbo akaba ari indirimbo yasohotse irimo ibintu bimeze nk'ihanganaho, naho Bruce Melody yavuze ngo bajye bareka kumugeranya n'utunyamaswa duto, ubwo yavugaga The Ben wita Taiga. Bruce Melody agenda agaragara akora ibintu nyine byinshi bimeze nko guserereza uwo bita The Ben, nkaho yagaragaye afite PlayStation, kandi PlayStation ku babizi barabizi neza ko iyi PlayStation ubundi niyo yatangije beef ya Bruce Melody ndetse na The Ben, nkaho bari bagiye kurikodinga indirimbo yabo. The Ben agahita aca amazi, Bruce Melody akajya kwikinira game, kandi nyine urumva game bazikina bakoresheje PlayStation, nkaho yagaragaye ari guhuha umusatsi w'umuntu, umusatsi wa plant. Kandi The Ben murabizi neza ko The Ben ni umuhanzi ukunda kwambara plant ku mutwe. Ubwo rero urumva Bruce Melody iyi ndirimbo arimo kwibasira The Ben cyane, ariko The Ben nawe niyahesheje nk'umuhanzi w'icyamamare, kandi wagaragaye ko yinjiye mu bintu by'ihangana hagati ye na Bruce Melody. Yasohoye indirimbo bita Indabo Zanjye, aho yakoze ikintu kirimo ihangana mpuzamahanga, ihangana riteye ubwoba ku bantu bamenyera ibintu by'umuziki. Kiriya kintu ni ikintu giteye ubwoba, aho Bruce Melody bagaragaye bari kubaga umuntu, nyine bari kumukorera surgery kunda. Kandi murabizi ko mu minsi yashize Bruce Melody abantu bamaze igihe bamuserereza ngo yagiye kwibagisha inda. Ubwo rero yagaragaye hari umuntu bari kubaga inda. Ihangana hagati ya Bruce Melody rwose na The Ben ni ikintu kimaze igihe, kimaze iminsi. Kuri ubu ngubu niyo nkuru iri trendy cyane, nkaho muri press conference Bruce Melody yavuze ko ari we muhanzi wa mbere. The Ben agahita bivuguruza akavuga ati nubwo uri uwa mbere ariko ngende uwa mbere mu ba mbere. Urumva ni ikintu giteye ubwoba iri hangana riri hagati y'abahanzi, ariko bamwe mu bantu bagize icyo barivugaho ni nkaho bita Riderman yavuze ati iri hangana ni hangana ririmo ikinyabupfura kandi rigamije no kuzamura umuziki nyarwanda. Abantu bakomeje kuvuga ngo iri hangana ubundi ikintu rigamije ni promotion y'igitaramo kiri ku itariki ya mbere z'ukwa mbere. Iki gitaramo kizahuriramo uwo bita The Ben ndetse na Bruce Melody, kikaba ari igitaramo bikekwa ko kizitabirwa n'abantu benshi cyane. Iyi BK Arena amatike ashobora kuzaba sold out mbere y'uko iki gitaramo gitangira. Murumva rero ni ibintu byiza cyane kuba abahanzi bashobora gutegura igitaramo nk'iki ngiki kirimo ibikorwa bitandukanye, nkaho BK Arena yagiteye inkunga ndetse na Airtel Rwanda ndetse na Tekno. Urumva ni igitaramo gifite abaterankunga bakomeye. Urumva na Bralirwa nayo ntigomba kuhabura. Ni igitaramo gifite abaterankunga bakomeye ku rwego rw'u Rwanda ruri nationale. Murumva rero iki gitaramo ni igitaramo kigomba kuzaba gihambaye kandi kirimo ibintu byinshi bizashimisha abantu, nkaho uwo bita Bruce Melody yatangaje ko agomba kuzafatanya n'itsinda rya Symphony wenyine. Kandi mu busanzwe ubundi Symphony bari bavuze ko izafasha The Ben ndetse na Bruce Melody. Gusa Bruce Melody kuri ubu ngubu akaba yatangaje ko amafaranga yose Symphony ari kuzakorera icurangira The Ben nayo Bruce Melody na team ya 155 AM bemeye kuzayatanga kugira ngo Symphony izakorane na The Ben wenyine na Bruce Melody I mean. Ubwo rero urumva iki ni ikintu cyiza cyane. Iki gitaramo kigomba kuzaba ari igitaramo mpuzamahanga. Urumva igitaramo gifite abaterankunga gutya. Gusa sinagenda navuze ku bijyanye n'iyi beef ya Bruce Melody na The Ben, kuko iyi ni beef iri ku rwego ruhambaye, kandi biri gukekwa ko nyuma yayo ishobora kuzakurikirwa nuko hagati ya Bruce Melody na The Ben ushobora kuzasanga umwe agiye hasi. Abantu bakaba bakomeje kwibaza ngo ese iyi beef ari hagati ya Bruce Melody na The Ben ninde ushobora kuzahomba abafana, ninde ushobora kuzunguka abafana? Icyo ni ikibazo gikomeze kwibazwa. Binavuga ko iki gitaramo nikiramuka kirangiye kigomba kuzakurikirwa n'ibindi bitaramo Bruce Melody azakora bizazenguruka igihugu. The Ben akaba yaremeye ko agomba kuzafasha Bruce Melody muri performance y'ibyo bitaramo bye bizaba bigamije kuzenguruka igihugu. Bruce Melody agenda yigaragariza abafana be ko ari umuhanzi wa mbere. Bakavuga bati se kubera iki The Ben yemeye nk'uburetwa bwo kugira ngo agende nyine akurikira Bruce Melody ahaze mu ibyo bitaramo byose? Gusa ibintu niwamenya nyine habarimo ama promotion menshi ndetse n'ubwumvikane n'ubufatanye
n'amasezerano hagati y'abo bahanzi babiri. Urabizi nta bahanzi baba bakomeye cyane kandi baba bafite ibikorwa bikomeye. Urumva rero Bruce Melody nk'umuhanzi uva muri lebo iteye ubwoba, iriya lebo ya 155am ni lebo ihambaye, ni lebo ifite ibintu byinshi yagiye ikora, yanyuzemo ba Element, ba Kevin Kade. Urumva rero ntabwo bashobora kwemera ko Bruce Melody apfa kujya mu gitaramo cya The Ben gutyo. Binavugwa ko ari igitaramo kizasaba imiteguro ihambaye. Urumva nk'itsinda rya Symphony kurifata ukarihagurutsa ngo rijye kugucurangira, ni ibintu biba bikomeye cyane, ntabwo ari ibintu bipfa kwigonderwa n'umuntu uwo ari we wese, ni ibintu bisaba gutegurwa. Ubwo rero kabiri no kuvuga ko The Ben yahaye miliyoni 10 zitagira ingaru Bruce Melody zo kwitegura iki gitaramo kugira ngo iki gitaramo kizarusheho kuba cyiza, kizaba ku itariki ya 1 z'ukwa mbere The Groove. Murumva ni ibintu byiza cyane, ibato nk'iyi ngiyi ibikenewe, ndetse kugira ngo abantu bagere gute entertaining nk'ubu ngubu. Haramutse habayeho nk'indi bato uretse ko izindi zabaga ari za rap nka Zeo nyine ugasanga ari gutukana na Horix, ugasanga ni ibintu bitarimo ikinyabupfura, ariko iyi beef ndayikunda cyane. Ni inganda ebyiri, Bruce Melody n'uruganda, The Ben n'uruganda, kandi abahanzi bakaba bafite ibikorwa bikomeye cyane rwose.